Mana umpaye ikigeragezo cy'umugabo wa mbere umpaye ikigeragezo cy'umwana n'uwa kabiri nawe mbere ikigeragezo Mana nagukoze iki koko ariko ubundi reka nkubaze dukwiye kwigaragaza ko kujya wambara nk'ababyeyi kamubaze sinahe namubaze Tony iyo urebye ubona Kigali itakunaniye erega niwe mbaza wazagiye kwiturira mu ntara Tony Atarame Tony uribuka ko umwana wanjye mama Kigali wisheya tuza rero Tony uribuka ko umukobwa w'umukristo cyane rwose umukobwa w'umukristo yitwara gutya imbere y'ababyeyi mfite n'umubyeyi usenga w'umukristo garuke umuntu erega mfite ibitekerezo byubaka Tony ngwino tuganire Tony icare hano tuganire ntabwo uhagaze niwe uhagaze icare hano tuganire niwe uhagaze njye ndicaye ndi nyoko ndavuze ngo icare hano tuganire uretse gato excuse me Tony shyira telefone hasi icare hano tuganire rwose ubaye iki Tony icare hano tuganire twahereye kuva mu gitondo ngusabye iminota 2 yonyine tuganire mama Tony shyira hasi telefone rwose mama kankubaze Lidia kankubaze igihe twaheranga kuva mu gitondo ugeze aho n'amagambo n'izina igihe twahereye kuva mu gitondo haba mwatsi iminota 2 yo musubiza SMS gusa nta appointment ifitanye nawe uzi n'ikindi ubutabuza appointment tubonane tuvugane amasaha ushaka Tony turabyumvikanyaho narakubyaye ndi murumuna wawe Tony warambyaye uri n'umubyeyi mwiza uzahora umbyara umubyeyi mwiza kandi anabikora Tony icare hariya tuganire ibyo byibagirwa Tony ibyo byibagirwa sabaye Tony garuka hano Zama appointment utaze tuvugane Tony Mana nakuze iki koko maze kureba ubwenge bwanjye we umiteho mukiza we umva ukonganya ubwo ugenderera abandi nanjye ntunsige Yesu mukiza wanjye ukonganya ubwo ugenderera abandi
ntusige. Dukomeze. Ugugenderera abandi, Liliane ntusige. Mr. Celia. Hano yasohoye nagera kuri gate, nyutse tumufungurire. Toni. Sinyiri nyoko nsigaye ndi Liliane. Witwa nde? Toni yego ndabyumva nitwa Liliane. Ariko se bigera mu nyubaho kunyita umpamagara mu mazina. Ariko niyo witwa? Niko nitwa ndabyumva. Naza nagusuzuguye. Ugize wumva ari agatutsi na gato gaturuka mu kanwa kanjye kakuvuga nabi. Toni. Aswara umuntu kubaha nkanjye. Ntabwo nkiri nyoko. Kera ko wanyubahaga byibuze. Ndetse gato. Ubwo tugiye kubigenza nk'uko ejo byagenze. Oya. Tujye mu bintu kandi dufite ibintu byo kuvuga. Dufite ibintu byo kuvuga. Sibyo? Basi umwanya wawe umpaye. Nawuguhaye. Hano uyu munsi ndi mu myuka myiza twaganira. Uvuye kwizimuraje ngo tuganire. Wanishajwe n'iki? Ahubwo witeguye nkuko niteguye. Toni. Mbabarira unyumve, ngiye kuganira nawe ntiwongere kunca mu ijambo. Sibyo? Vuga niteze amatwi yewe vuga. Toni rero mwana wanjye. So yanenda nkiga muri segonderi. Simvira kandi. Sibyo? Okay, nta kibazo. Buriya so ejo nagiye kubikubwiraho mbona nshaka kubyumva. Ariko so umuzanye. Okay, ndambwira. Yanenda nkiga muri segonderi. None se aho yaguterenda muri segonderi ugiye kumbwira ko ari hatuye? Toni please. Okay. Shaka kunyumva utongeye kumvugiramo. Ndi kukumva n'ubundi ariko. Navuye mu ishuri njya kubana nawe. Nose nibora uranyumva ntago nyumva. Uretse nkubaza. Ikibazo nakubajije ntacyo wumvishe neza kanye gusubiriremo. Arihe? Ubu arihe? Arihe? Toni mbabarira unyumve ntiwongere kumvugiramo. Ntago nongera rwose. Toni. Yanenda nkiga segonderi. Mva mu ishuri. Agace yagutereyemo inda se ni karimo? Niko ugiye kumbwira karimo? Toni wambabariye koko nkakubwira niba koko ushaka ko ngusobanurira. Ndakubwiye nti mbwira. Ari mu rufunzo, ari Nyabitekeri, ari hehe? Jya basi mbwira aho byahereye. Uretse gato nanjye nkubaza. Ejo warambwiye ngo nakabaye narajyanye nande? Na data, sibyo? Ari. Uretse Mbwira ubundi ari. Ibyo wimbwira ngo yeguteye inda yagize ati nyine arayiguteye warambyaye kandi byararangiye. Nibyo nkubaza ari. Toni mbabarira nkubwire. Niba atari byo kunsubiza ubyihorere. Yes. Mbaho byakomotse kugira njye kukubwira gutyo. Ndakubaza ari he? Izi saha ari he? Papa yaragiye ajya muri Kongo. Fuvira kandi. Kongo se kandi yizanye. Toni wanyumvise koko. Aso wambwa ibyo nshaka kumva kumbwira ibyo ndashaka kumva. So yacuruzaga amabuye y'agaciro. Ko ndateze kujya kubongo nzayoba ngo nzakuyoboza. Nawe se buri kimwe muri ayo mabuye y'agaciro acuruzaga. Mwana narayenze koko. Yaguye muri Kongo.
uzi ikintu kinera agahinda nuko nigeze mbona n'umuhamba we ko gahinduza gahorana rero ikazanashira n'umunsi n'umwe ahubwo njye nkeka ko ari wowe wabana mwishe Toni nziyahure koko niwe wa mbere waba wiyahuye aho kumuntu ushyiraho iterabwoba n'irya terabwoba ry'abagore bavuze fuminere boba aya nziyahure se genda wumvishe umurambo ntuzi niba yanapfuye cyangwa atanapfuye kuko ntiwanamushyinguye ibyo si ibintu byumvikana niyo mpamvu n'agahinda uzagahorana rero Toni bana wamaye kigerageza ariko n'indi ubwo hari umutungo hano ufite witwa ikigeragezo Okay Toni mbabara ibyo bintu tubireke ibintu bya so tubireke sinujya no kubivuga sinzongera no kubitekereza kuko agahinda mfite kugeza ubu ntabwo wakamara cyane ufite depression Toni ndayifite igiye kwikuba rero iterwa nande nawe njyewe ntarakubaza umbaza ntakubaza mbaza ikizi komeza umbwire ibyo mbwira ko njya kugusobanurira ibyaso warangiza ukanyana ku ruhande wa mwana we nzakugirende so yaguye Kongo babarira unyumve okay tubireke sinyongeye ngo dufite uyu munsi ibyo byo bizafatirwa umunsi wabyo twige ku cyatuzanye basi ushaka ko mubwira iki nusi ibya daturo bimbwira ngo bimfashe iki dusubire mu mahane nkari kuganira ku mugabo wazanye hano sibyo ibi kibazo turiho ni cy'umugabo winjije hano urabona aho amasaha ageze buri kunyirana genda ufate imyenda uze tugende simva hano ntago ngusiga hano simva hano wanyumvishe aha si kwa data ntago wicariye amatwi simva hano